Iyi live update nguhaye ikaze ku makuru avugwa uyu munsi. Minisitiri w'Intebe yatanze ipeti ku ba ofisiye bato ba polisi basaga 635 binjijwe mu mwuga w'igipolisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yungutse abapolisi 335 bahawe ipeti rya Assistant Inspector of Police RAP nyuma yo gusoza amahugurwa y'abofisiye bato mu ishuri rya polisi riherereye Gishari mu karere ka Rwamagana. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi barimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Gen Mubaraka Muganga, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Felix Namuhoranye, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS Aimable Havugiyaremye, Minisitiri w'Ubutabera Dr Ugirashebuja Emmanuel, abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye z'umutekano n'iz'igihugu ndetse n'ababyeyi baje gushyigikira abana ba Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente niwe watanze ipeti ku barangije amahugurwa. Yanahembye abapolisi batatu bahize abandi mu gihe bari bamaze batozwa aribo Manzi Eric wabaye wa gatatu, Dr Nahimana Felix wabaye wa kabiri n'uwabaye uwa mbere Ndinzi Frederic. Dr Ngirente Edouard yavuze ko umutekano ari umusingi w'iterambere ry'abanyarwanda kandi ko polisi ifitanye n'abanyarwanda n'izindi nzego z'umutekano kuzuza inshingano zayo neza. Ati amajyambere n'umutekano dufite ni inshingano zo kubirinda n'umutekano n'umusingi w'iterambere ry'abanyarwanda. Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'abaturage yabashije kuzuza inshingano zayo, ibyatumye abanyarwanda n'inshuti zarwo bakomeza kwigirira icyizere. Yagaragaje ko nubwo mu Rwanda umutekano ari wose, ku isi muri rusange hakigaragara ibikorwa bihungabanya umutekano, bityo polisi y'u Rwanda igomba guhora yiteguye kuwucunga. Muri ibyo harimo ibyaha byambukiranya imipaka, ibyaha by'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'ibindi bikoreshwa ikoranabuhanga, kandi polisi y'u Rwanda isabwa kwitegura bihagije guhangana n'ibyo. Aho yavuze ati polisi igomba kandi kwihatira gukorana n'abaturage aho biri ngombwa kugira ngo batangire amakuru ku gihe ajyanye n'ibyaha byaba bishobora kugaragara. Irasabwa kandi kugira uruhare mu bindi bikorwa bitari umutekano nko gushyikiriza abaturage ibikorwa by'iterambere. Yagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza kubakira ubushobozi igipolisi cy'igihugu cyaba mu bikoresho cyangwa se ibikorwa remezo, kongera abakozi no mu bundi bumenyi bukenerwa mu kubungabunga umutekano. Yasabye abarangije umutekano kurangwa n'indangagaciro no gutera ikirenge mu cya bakuru babo basoje amahugurwa mbere kugira ngo bafashe gukora inshingano zabo neza. Yanasabye kandi kudapfusha ubusa amahirwe bahawe yo gukorera igihugu no guhora iteka bazirikana indahiro barahiye. Yashimiye imiryango y'abanyeshuri barangije amahugurwa kubera yagaragaje uruhare rwo kubarera neza bakaba bageze ku rwego rwo gukorera igihugu. Ubusanzwe abarangije amahugurwa yo muri iki cyiciro baba bafite ubumenyi n'ubushobozi bw'indangagaciro bibemerera gukora akazi ka gipolisi mu Rwanda no mu mahanga. Ni amahugurwa yitabiriwe n'inkumi n'abapolisi bavuye muri polisi y'u Rwanda n'abavuye mu buzima busanzwe bwa gisivili, ariko bose baba barangije kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ni amahugurwa amara amezi 12 batozwa kuba abayobozi, gukora ibintu byinshi bitandukanye mu gihe gito, gukoresha imbunda n'ibindi bikoresho byifashishwa na polisi mu kazi kayo ka buri munsi, ndetse no kwigishwa indangagaciro n'ikinyabupfura. Abarangije amahugurwa barimo abagabo 527 n'abagore 108. Muri bo harimo abapolisi n'abakora mu zindi nzego zirimo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS n'abo mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS. Nubwo isi yugarijwe n'ibibazo birimo umutekano muke, intambara n'ibindi, abayituye bakenera kubaho
mu bwisanzure buzira umutekano muke n'ingaruka ziwushamikiyeho. Muri iki gihe amahugurwa bamaze ibyumweru 4 barimo imenyerezamwuga ndetse banakoze mu gihe cy'amatora cy'umukuru w'igihugu n'abadepite muri 2024 kandi yabahaye ubumenyi bwisumbuyeho. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari SP Robert Niyonshuti yagaragaje ko mu barangije harimo abanyeshuri 2 b'Abanyarwanda bize mu ishuri rya polisi rya Singapore rya Home Team Academy. Yagaragaje ko amahugurwa yatangiye tariki ya 19 Nzeri 2023 yatangiranye n'abanyeshuri 341 ariko 6 ntibabashe gusoza bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo uburwayi n'izindi zatumye badakurikira amasomo yabo neza. Yemeje ko igihe bamaze bahabwa amasomo yabahaye ubumenyi buzabafasha kuzuza inshingano zabo za polisi. Yanabasabye kurangwa n'ubunyangamugayo ndetse no gukora kinyamwuga nk'uko babitojwe. Ku mafoto atandukanye ndimo ndabona Minisitiri w'Intebe rwose ari imbere arimo agira inama abanyeshuri barangije bakoze akarasisi kanogeye ijisho cyane cyane rwose bafite ibendera rya polisi ndetse bafite n'ibendera ry'igihugu mu mbyino n'umudiho rwose ubona ko byari ibirori binogeye ijisho. Abakobwa nabo rwose uko mubona ku mafoto bagaragaje ubunararibonye cyane nk'uko ari 108 bavuga bati tugiye mu buzima busanzwe kandi tugiye kurinda igihugu cyacu mu bigendanye n'umutekano dore ko service integrity and protection ari imwe mu biranga polisi y'u Rwanda.